Hari amazina adashira mu mateka y'isi, amazina atarangwa gusa n'ibikorwa yakoze ahubwo akarangwa n'uburyo yahinduye imitekerereze y'ibihe byinshi. Mu bantu bake bakomeje kuvugwa cyane ku migabane yose y'isi harimo Ernesto Che Guevara. Kuri bamwe yari intwari yarwaniye abakene n'abatagiraga ijwi, ku bandi yari umurwanyi ukomeye watinyaga ubutegetsi bw'ibihugu bikomeye ku isi. Hari n'abamufata nk'ikimenyetso cy'impinduramatwara n'ubwisanzure. Nubwo yishwe mu mwaka w'1967 muri Bolivia, imyaka irenga igice cy'ikinyejana nyuma y'urupfu rwe, isura ye iracyagaragara hose, ku nkuta z'imijyi, mu myigaragambyo, mu ndirimbo no mu nyigisho za politiki. Izina rye rikomeza kuvugwa nk'ikimenyetso cy'impinduka. Ariko se Che Guevara yari muntu ki? Niki cyatumye abikirangire ku isi yose? Ese yari intwari yaharaniye ubutabera cyangwa umuntu washyize imbere urugamba rw'amasasu? Muri iyi documentary turagaruka ku buzima bwe, urugendo rwe, intambara yarwanye ndetse n'umurage yasize ku isi yose. Muhawe ikaze. Che Guevara yavukiye mu mujyi wa Rosario muri Argentina ku wa 14 Kamena 1928. Amazina ye yuzuye yari Ernesto Guevara de Serna. Yari imfura mu bana batanu ba Ernesto Guevara Lynch ndetse na Celia de Serna. Ababyeyi bakomokaga ku miryango yifashije kandi bakunda cyane uburezi, gusoma no kuganira ku bibazo bya politiki n'amateka y'isi. Mu rugo rwabo ibiganiro byinshi byibandaga ku butabera, uburenganzira bw'abaturage n'ibibazo byari biri kuba hirya no hino ku isi. Ibintu byagize uruhare rukomeye ku mitekerereze ya Che Guevara kuva akiri muto. Akiri umwana muto cyane, Che Guevara yarwaye indwara ya asima yamubuzaga guhumeka neza, ku buryo rimwe na rimwe yajyanwaga kwa muganga igitaraganya cyangwa akararababara cyane. Iyo ndwara yakomeje kumugora ubuzima bwe bwose, ariko ntiyamucaga intege. Nubwo yararwaye asima, yakundaga siporo cyane, akoga, agakina rugubi ndetse akanakora ingendo ndende, ashaka kwereka abantu ko uburwayi budashobora kumubuza gukora ibyo yifuzaga. Che Guevara yagaragaje kare ko yari umwana w'umuhanga kandi ugira amatsiko menshi. Yakundaga gusoma ibitabo byinshi by'amateka, filozofi na politiki. Akiri muto yatangiye gukurikirana cyane amateka y'abayobozi bakomeye ku isi nka Adolf Hitler na Benito Mussolini, ashishikajwe no gusobanukirwa uburyo ubutegetsi na ideoloji bishobora guhindura amateka y'ibihugu. Nubwo nyuma yaje kurwanya bikomeye imiyoborere y'igitugu ndetse n'iya fascisme byaranze abo bayobozi, gukurikirana amateka yabo byamufashije kumenya imbaraga politiki ishobora kugira ku buzima bw'abantu. Mu gihe yari amaze gukura, Che Guevara yinjiye muri kaminuza ya Buenos aho yize ubuvuzi. Yahisemo uwo mwuga kubera ko yashakaga gufasha abarwayi n'abakene. Ariko uko yakomezaga kwiga no gukora ingendo muri Amerika y'Epfo, niko yarushagaho kubona ubukene ndetse n'akarengane abaturage babagamo. Ibintu byaje guhindura ubuzima bwe ndetse bikamwerekeza mu nzira ya politiki n'impinduramatwara. Mu gihe cy'ibiruhuko birebire, Che Guevara yakundaga gutembera hirya no hino muri Amerika y'Epfo. Muri izo ngendo yabonye ubukene bukabije abaturage benshi babagamo, ibintu byatumye agenda yemera ku buryo bwonyine bwo guhindura ubuzima bwabo bwari impinduramatwara ishingiye ku rugamba rw'imbunda. Yatangiye kureba Amerika y'Epfo nk'akarere kamwe gafite umuco n'ubukungu bihuriyeho, aho kuba ibihugu bitandukanye, kandi yizera ko kwibohora kwako byasabaga urugamba ruhuriweho n'ibihugu byinshi. By'umwihariko imitekerereze ye yahinduwe cyane n'urugendo rw'amezi 9 yatangiye mu Kozi 1951, igihe yari afashe ikiruhuko ari kumwe n'inshuti ye Alberto Granado. Bakoze urwo rugendo ku ipikipiki bise The Powerful. Nubwo yaje gupira mu nzira bakayisiga. Bavuye muri Argentine banyuze muri Chile, Peru, Colombia na Venezuela, mbere yuko Che Guevara akomereza urugendo wenyine ajya Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma aza gusubira muri Argentine n'indege. Muri urwo rugendo, Che Guevara yanditse inyandiko z'urugendo rwe muri journal yaje gusohoka nyuma y'urupfu rwe mu gitabo cyiswe The Motorcycle Diaries mu mwaka wa 2003, ndetse gihindurwamo filime nayo yiswe The Motorcycle Diaries mu mwaka wa 2004. Mu mwaka wa 1953 yabonye impamyabushobozi mu by'ubuganga, ahita yerekeza muri Guatemala, igihugu cyayoborwaga na Perezida Jacob Benz wari ufite gahunda zo gukora impinduka zikomeye mu mibereho y'abaturage. Ni muri icyo gihe Che Guevara yatangiye kwitwa Che, izina ryakomotse ku mvugo yakundaga gukoresha abanya-Argentine bavuga Che mu kiganiro.
Mu mwaka w'igihumbi 1954 ubutegetsi bwa Perezida Jacob bwarahiritswe muri kudeta yari ishyigikiwe na CIA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byatumye Che Guevara yemera ko Amerika itazigera yemera ubutegetsi bwose bwaharaniraga impinduka zishingiye ku bumwe n'ubusosiyaliste. Iyo myumvire yabaye ishingiro ry'umugambi wo gukwirakwiza ubusosiyaliste binyuze mu mpinduramatwara ku rwego mpuzamahanga. Inyuma yo kuva muri Guatemala, Che Guevara yagiye muri Mexique aho yahuriye n'abavandimwe Fidel Castro ndetse na Raúl Castro. Bari barahunze igihugu cya Cuba bitegura guhirika ubutegetsi bw'umunyagitugu Fulgencio Batista. Mu biganiro byabaga mu masaha nijoro, Castro yaje kumva uburyo Che Guevara yari umugabo w'umuhanga, amusaba gushyigikira umugambi wabo wo kwigobotora umunyagitugu. Nta kuzuyaza, Che Guevara yahise yinjira mu mutwe w'abarwanyi wa Castro. Umutwe w'abarwanyi wo kwa 26 Nyakanga wari na Fidel Castro azamurwa mu ntera cyane bitewe nuko yari asobanukiwe amateka, akaba umuhanga mu gushushanya no gutegura urugamba ndetse no kuvura. Mu myitozo yajyaga akunda kubwira abagenzi bati impinduramatwara ntabwo ari nk'urubuto rwa pome rwihanura mu giti, ugomba kuyimanura mu giti. Ibi byari bigamije kumvisha abagenzi be ko bagomba kugira uruhare rukomeye mu rugamba rwo guharanira uburenganzira bwabo. Kuwa kabiri Ukuboza 1956 abarwanyi 81 barimo Che Guevara bageze mu ntara ya Oriente muri Cuba, ariko ingabo za Batista zahise zibamenya, zibagabaho igitero gikomeye cyari hafi kubarimbura bose. Abacitse ku icumu bake gusa harimo Che Guevara wari wakomeretse. Bahungiye mu misozi ya Sierra Maestra, ariho havuye igitekerezo cyo kubaka ingabo z'inyeshyamba zatangiye urugamba rwo kubohora Cuba. Uko iminsi yagendaga ishira, izo nyeshyamba zagendaga zikomera, zambura intwari ingabo za Batista kandi zikabona abayoboki benshi bake. Mu ntangiriro Che Guevara yari yaragiye muri urwo rugamba nk'umuganga w'itsinda, ariko kubera ko yari yaranahawe imyitozo yo gukoresha intwaro, yaje kuba umwe mu bantu Fidel Castro yizeraga cyane. Nubwo yari yarize ubuvuzi kandi afatwa nk'umuntu uvura abandi, Che Guevara rimwe na rimwe yanagiraga uruhare mu guhana cyangwa gutegeka kwica abantu bakekwaga ubugambanyi cyangwa guta urugamba. Ibi byose yabyanditse mu gitabo cye cyiswe Reminiscences of the Cuban Revolutionary War, cyasohotse nyuma y'izo ntambara. Kuwa 8 Mutarama 1959 ingabo za Castro zinjiye Havana zitsinze ubutegetsi bwa Batista. Nyuma y'intsinzi, Che Guevara yamaze amezi menshi muri gereza ya La Habana, aho yari ashinzwe gukurikirana ibihano byahabwaga bafatwaga nk'abanzi b'impinduramatwara. Nyuma yaho Che Guevara yabaye umwenegihugu wa Cuba kandi afata imyanya ikomeye muri leta nshya y'abakomuniste. Yabaye umwe mu bantu bakomeye muri guverinoma nshya nk'uko yari akomeye no mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yagiye ahagararira Cuba mu butumwa bw'ubucuruzi n'ububanyi n'amahanga mu bihugu byinshi. Mu burengerazuba bw'isi, Che Guevara yamenyekanye cyane kubera kunenga ubukoloni bushya n'ibihugu bikomeye byivanga mu bindi, cyane cyane kubera ibitero bye bikomeye kuri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye umuyobozi w'ishami ry'inganda muri Cuba, aza no kuba perezida wa banki nkuru ya Cuba. Azwi cyane ku buryo yasinyaga ku mafaranga y'igihugu yandika gusa izina Che nk'ikimenyetso cyo kwanga imitekerereze ya capitalism. Nyuma yaho yagizwe minisitiri w'inganda. Mu ntangiriro z'umwaka w'1960 Che Guevara yanditse kandi atanga ibiganiro byinshi bisobanura uko yabonaga ubusosiyaliste bwa Cuba. Mu nyandiko ze zizwi harimo Man and Socialism in Cuba, aho yasobanuraga uko umuturage mushya wa socialiste yagombaga kubaho, gukora agamije inyungu z'umuryango mugari aho gukora agamije inyungu ze bwite. Yananditse igitabo gikomeye cyane cyiswe Guerrilla Warfare, cyabaye igitabo cyifashishwaga n'imitwe myinshi y'inyeshyamba ku isi. Muri icyo gitabo yasobanuye inyigisho ya Foucaultism, yavugaga ko inyeshyamba zishobora gutsinda ingabo za leta. Impinduramatwara ishobora gutangira nubwo ibisabwa byose byaba bitaraboneka. Icyaro cyo muri Amerika y'Epfo ari cyo kibuga cyiza cyo kurwaniramo intambara y'inyeshyamba. Che Guevara yashakaga kubaka umuturage mushya wa socialiste ukorera inyungu rusange aho gukorera amafaranga cyangwa inyungu ze bwite. Nawe ubwe yageragezaga kubaho muri ubwo buryo. Yakoraga cyane, rimwe na rimwe akarara mu biro bye kandi ku munsi w'icyuruhuko akajya gukorera mu mirima y'ibiseke hamwe n'abandi bakozi ku bushake. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, Che Guevara yatangiye gucika intege kubera kubona Cuba n'ibihugu gishingiye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Yababajwe cyane nuko Abasoviyete bakuye misile zabo muri Cuba mu gihe cy'ibibazo bya misile byabaye mu 1962 batabanje kubiganiraho n'ubuyobozi bwa Cuba.
Nyuma y'intambara ya Espagne na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Cuba cyavuye mu maboko ya Espagne kijya mu buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa mbere Mutarama 1899. Kuva icyo gihe kugeza kwa 20 Gicurasi 1902, Cuba yayobowe n'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Amerika. Muri iyo myaka abanyakiba bahawe imyanya myinshi mu buyobozi bw'igihugu kurusha uko byari bimeze mu gihe cy'ubukoloni bwa Espagne. Hanakozwe ibikorwa byinshi by'iterambere birimo kubaka ibikorwa remezo, guteza imbere isuku rusange ndetse n'uburezi. Kimwe mu bikorwa bikomeye cyane cyagezweho muri icyo gihe ni ukurandura indwara ya yellow fever yari imaze imyaka myinshi yica abantu muri Cuba. Kuva kwa 5 Ugushyingo 1900 kugeza kwa 21 Gashyantare mu 1901 habaye inama yo gutegura itegeko nshinga rya Cuba yabereye i Havana. Itegeko nshinga ryemejwe ririmo ingingo zidasanzwe zizi nka Platt Amendment zari zasabwe na Amerika nk'igisabwa kugira ngo yemere Repubulika nshya ya Cuba. Izo ngingo zategekaga Cuba kutagifata imyenda igihugu kidashoboye kwishyura, gukomeza gahunda z'isuku n'ubuzima zatangijwe n'ingabo za Amerika, guha Amerika uburenganzira bwo gukodesha ibirindiro bya gisirikare byo mu mazi no kwemera ko Amerika ishobora kwivanga muri Cuba igihe bibaye ngombwa kugira ngo irinde ubwigenge bw'igihugu cyangwa umutekano w'abantu n'ibintu. Kuwa 20 Gicurasi mu 1902 Thomas Estrada Palma yabaye perezida wa mbere wa Repubulika nshya ya Cuba. Muri icyo gihe bamwe mu baturage batangiye kubona iterambere mu bukungu, cyane cyane kubera amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye isukari nyinshi ya Cuba kwinjira ku isoko rya Amerika. Ubucuruzi bw'isukari bwahise buba inkingi y'ubukungu bwa Cuba mu gice cya mbere cy'ikinyejana cya 20, naho Amerika iba umufatanyabikorwa mukuru wa Cuba mu bucuruzi. Nubwo ubuyobozi bwa Estrada Palma bwagerageze gukora impinduka zifatika, igihugu cyakomeje kurangwa n'umutekano muke ndetse n'amakimbirane ya politiki. Ishyaka rye ry'abakonservateri ryatsinze amatora yo mu Kuboza mu 1905, ariko abatavuga rumwe nawe mu ishyaka ry'abaliberali bamushinjije kwiba amatora. Ibyo hamwe n'ibibazo bya ruswa n'amavugurura ataragezweho byatumye haduka imyigaragambyo ndetse n'impinduramatwara muri Nyakanga mu 1906. Uwo mwivumbagatanya wakwirakwiye igihugu cyose ku buryo Estrada Palma yasabye Amerika kongera gutabara. Amerika yohereje intumwa zo kugerageza gukemura ikibazo mu mahoro, ariko birananirana. Estrada Palma yegura ku butegetsi, maze kwa 29 Nzeri mu 1906 perezida wa Amerika Theodore Roosevelt ashyiraho minisitiri we w'ingabo William Howard Taft ngabo umuyobozi wa Cuba by'agateganyo. William yatangaje ko azayobora Cuba kugeza igihe amahoro n'ituze bizagarukira mu gihugu. Nubwo igihugu cyari kikiyobowe na Amerika cyakomeje gukoresha ibendera rya Cuba, kandi inzego za leta zikomeza gukora nk'ibisanzwe. Inyeshyamba zahise zishyira hasi intwaro. Ubuyobozi bwa Amerika bwongeye kurangira kwa 28 Mutarama mu 1909. Cuba yongera gutangizwa nka Repubulika yigenga ku nshuro ya kabiri. Ingabo za Amerika zavuye muri Cuba kuwa mbere Mata mu 1909. Mu Kuboza mu 1964 Che Guevara yagiye mu mujyi wa New York mu Bwongereza, aho yavugiye ijambo rikomeye mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Muri iryo jambo yanenze bikomeye buryo Amerika yakomezaga kwivanga mu bibazo bya Cuba ndetse n'uko indege zayo zinjiraga mu kirere cya Cuba mu buryo butemewe. Agarutse muri Cuba, Che Guevara yarushijeho gucika intege kubera ko ubutegetsi bwa Cuba bwagendaga bushingira cyane kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Yatangiye gutekereza cyane ku gukwirakwiza impinduramatwara mu bindi bihugu. Nyuma ya Mata mu 1965 Che Guevara yahise abura mu ruhame. Ibikorwa bye naho yari aherereye bigirwa ibanga rikomeye hafi imyaka 2. Nyuma byaje kumenyekana ko yari yaragiye mu gihugu bikizwi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari kumwe n'abarwanyi b'Abanyacuba mu rwego rwo gufasha umutwe wa Patrice Lumumba wari uri mu ntambara y'imbere mu gihugu. Muri icyo gihe Che Guevara yeguye ku mirimo yose yari afite muri guverinoma ya Cuba ndetse anarekura ubwenegihugu bwa Cuba, ariko ibikorwa bye muri Kongo ntibyagenze neza. Nyuma yo gutsindwa yahungiye muri Tanzania. Mu mpeshyi yo mu mwaka wa 1966 Che Guevara yagiye muri Bolivia mu ibanga rikomeye, yihinduye isura, yogosha ubwanwa ndetse anogosha umusatsi. Yari agamije gushinga no kuyobora umutwe w'inyeshyamba. Mu ntangiriro Che Guevara n'abarwanyi be bagize intsinzi nke mu mirwano, ariko
ariko nyuma batangiye guhiga ubutitsa n'ingabo za Bolivia. Kuwa 8 Ukwakira 1967 umutwe we wagabweho igitero gikomeye n'itsinda ryihariye ry'ingabo za Bolivia ryafashwaga n'abajyanama ba CIA yo muri Amerika. Che Guevara yakomerekeye muri icyo gitero bikomeye, arafatwa nyuma za kuraswa aricwa. Mbere y'uko umurambo wujyanwa gushyingurwa mu ibanga, amaboko ye yaraciwe kugira ngo hakorwe igenzura ry'ibikumwe bye mu rwego rwo kwemeza neza ko ari we koko. Mu mwaka w'1995 umwe mu banditsi bakoze ubushakashatsi ku buzima bwa Che Guevara witwa John Lee Anderson yatangaje ko yabonye amakuru y'uko Che Guevara nabo bari kumwe bashyinguwe mu mva rusange hafi y'umujyi wa Valle Grande rwagati muri Bolivia. Mu 1997 habonetse amagufwa bikeka kara ya Che Guevara hamwe n'ay'abandi barwanyi batandatu bari kumwe nawe. Yasubijwe muri Cuba ashyingurwa mu rwibutso runini rwubatswe mu myaka 30 yari ishize apfuye. Mu 2008 ku isabukuru y'imyaka 80 yari kuba amaze avutse, hubatswe urundi rwibutso rwe mu mujyi yavukiyemo wa Rosario muri Argentine, nubwo abaturage baho bari bamaze imyaka myinshi batavuga rumwe ku murage yasize. Mu 2007 umunyamakuru umwe w'umufaransa n'undi w'umunya Espagne bavuze ko umurambo wajyanwe muri Cuba ushobora kuba utari uwa Che Guevara, ariko leta ya Cuba yahakanye ayo makuru ivuga ko ibimenyetso bya siyansi byakozwe mu 1997 harimo imiterere y'amenyo ye byemeje neza ko ayo magufa ari aya Che Guevara. Nyuma y'urupfu rwe, Che Guevara yabaye ikimenyetso gikomeye ku isi, ndetse bamwe bavuga ko yamamaye cyane nyuma yo gupfa kurusha uko yarazwa akiriho. Abantu benshi bamwitaga gusa Che, izina ryari ryarahindutse ikimenyetso gihagije kimuranga ku isi yose. Ku ruhande rumwe, abantu benshi bo mu batavuga rumwe n'ibitekerezo bye bamushinjaga kuba umuntu ukomeye, utagira impuhwe kandi wemera gukoresha urugomo kugira ngo agere ku ntego za politiki. Ariko ku rundi ruhande, cyane cyane mu rubyiruko rwo mu Burayi rw'iburengerazuba na Amerika ya ruguru mu myaka y'1960, Che Guevara yabaye ishusho y'umurwanyi ushaka guhindura isi no kurwanya akarengane. Hafi ako kanya nyuma y'urupfu rwe, ifoto ye yatangiye kugaragara ku mipira, ku byapa no ku myigaragambyo hirya no hino ku isi. Iyo foto izwi cyane yafashwe n'umufotozi w'umunyakiba Alberto Corda kuwa 5 Werurwe 1960, igihe habaga umuhango wo kwibuka abantu bari bishwe n'iturika ry'ubwato bwari buzanye intwari Havana. Muri iyo foto, Che Guevara agaragara yambaye ingofero ifite inyenyeri itukura, afite umusatsi muremure ndetse areba kure, afite isura igaragaza ubushake n'ubutwari. Iyo shusho yaje kuba imwe mu mafoto azwi cyane mu mateka y'isi. Mu ntangiriro, abantu bayambaraga nk'ikimenyetso cyo kwigomeka no kurwanya ubutegetsi. Nyuma yaho yahindutse ikimenyetso cy'imyambarire n'umuco wa politiki. Uko imyaka yagiye ishira, bamwe batangiye kuyikoresha nk'ikimenyetso gisanzwe batazi neza amateka yayo. Nubwo ku bandi, Che Guevara gikomeza kuba urugero rw'umuntu waharaniye impinduka n'impinduramatwara ku isi. Ernesto Che Guevara yabaye umwe mu bantu bake amateka atigeze yibagirwa. Yabaye umuganga, umurwanyi, umwanditsi, umunyapolitiki n'ikimenyetso cy'impinduramatwara cyamenyekanye ku isi yose. Yatangiye urugendo rw'ashaka gusobanukirwa imibereho y'abaturage bo muri Amerika y'Epfo, ariko ibyo yabonye, ubukene, akarengane n'ubusumbane, byahinduye ubuzima bwe burundu. Yaje kwizera ko isi ishobora guhindurwa gusa binyuze mu rugamba rukomeye. Uyu munsi, tariki ya 14 Gicurasi, ni umunsi yibukwa isabukuru y'amavuko ya Che Guevara. Ni umunsi ugarura mu mitwe y'abantu benshi amateka y'umugabo wabaye ikimenyetso gikomeye cy'impinduramatwara n'impinduka ku isi. Nubwo imyaka myinshi ishize apfuye mu misozi ya Bolivia, izina rye riracyumvikana hirya no hino ku isi. Isura ye yabaye kimwe mu bimenyetso bizwi cyane mu mateka y'isi, ikimenyetso cy'impinduka, kwigomeka no gushaka ubwisanzure. Ariko amateka urasiga ikibazo gikomeye: ese Che Guevara yari intwari yaharaniye ubutabera cyangwa umurwanyi wemeye gutanga amaraso kugira ngo agere ku ntego ze? Igisubizo cy'icyo kibazo gishobora gutandukana bitewe n'ureba amateka n'ukayumva, ariko ikidashidikanwaho nuko Che Guevara yasize izina ritazigera riva mu mateka y'isi.